Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri branche zacu nka Remera Giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sari Motor cyangwa se i Musanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 0787246268. Kana action nawe ntucikwe. Ariko isi ya none yarahindutse, none igiye guhinduka nabi. Reberanya mukobwa wanjye. Aisha. Papa uri kumamagara? Bandi kukureba gusa. Kuguta ahubwo amazi minota ingahe ngwamagara. Mwihangane ntago nakumva. Wanyumva se urukumva nibyo biziki bya bitamaye agaciro. Ariko ubona utarandumbiye. Gute se papa? Warandumbiye we nkamabwira ko yarumbiye mani. What? Bande bikiza. Wansobanura uburyo ubyikira mu muziki ufite imirimo ari utarakwa. Ako papa iyo mirimo nabanyikorana nyuma. Ariko iyo muziki yo ntiwaba uyumva nyuma. Ariko muko babanzi babakwishyura. Oya. Areke bihoni byabaye byinshi. Hai, none ubumva iki? None se papa, ntago nemerewe kumva indirimbo noneho mbimenye. Ntabyo yemerewe nyine mu gihe utararangiza akazi. Ubusubona umeze nk'abandi bana wowe. None se papa ntandukaniye nawe. Kurya udakora. Ubuse numaze kugira imyaka 20 nuri gukaka muri tarari nta kazi ugira. Wowe utanze byo. Ako papa. Nabyariko. Je nkubwiza ukuri sinzongera kugutunga. Shaka akazi ukora cyangwa umwirukane hano. Nyine. Umva nkubwiza ukuri. Nta kindi abandi bakobwa bakurusha gukura amaboko mufuka gusa bagakora. Papa, ariko hari akazi nabonye. Ukaba uri gukora ikintu utajye kugakora. Uke munyumvira. Niyo kabaga 10,000 ku kwezi. Fa ko ntabona utumuntu twawe hano. Hatangiye najya mpembwa hafi miliyoni ku kwezi. Yesu Kristo ko utaratangiye. Umuhaganza ariko nacyo twari ututangiye. Nako kuba Miss Rwanda. How do we have this? Nako kwa Miss Rwanda. Kararitse amatama ngayihere mukarashaka kwa Miss. Cyangwa ngo n'undi akazi k'umubyeyi wo gutungana bya. Think say they wise. None se papa, ntiwaruvuze ko ngora wari sinajye ngashaka akazi. Nage ko ngora nyuma nzagorwe nayo nuzabyara. Nawe ko kuri muri babandi bahise bacira abantu imanzi. Abantu bo muri Miss Rwanda suko bameze. Wa mukobwa ikidi ko namwiyumvira. Kidi nta kibazo kibaye kinahari urukiko rwonyine ruzabyereka. Mfite amaso yanjye rakumira icyaha kitaraho. Papa, ubu ko kumushara ibihumbi hafi 800 wanzi ko ngufata? Ariko urufata wabayeho. Sinumvishe ko ari n'abaviramo kuri portail. Papa ariko nzatwara njye nifite icyizere. Cyizere uhawe na ki icaraho. Oya papa ariko ndakubwiye ngo simba ntaguruka aho ngaho. Nushaka kujya ubyukira muri telefone uyirirwemo unayiraremo. Ariko menye ngo nabugiye mu maboko ya ki. Oh my god. None simvise ngo ntago ari ukiyobora. Hari ikigo kitagira amashami swenda atoje abandi. Papa wandika nkigeragereza amahirwe. Ndakubwiye ngo cara hano. Sinzigira kwemera ko yandikisha muri birabi. Kamusuraho. Namahoro namwe natwe nuko umuntu wishimye cyane sabaye. Wa mugabo uri umugabo pe usiko wibyaye neza. Gute se? Usiko umuryango wanyu mu bintu byose ubuyoboye. Wa nibyo tugomba gora kwisonga. Umve ngo n'abasogokuru bacu bahigaga bandi. Amashuri yose ngiye nagiye niga mu bwizuko. Nagendaga bo wambere. Gora kwisonga no guhiga abandi niyo ndwara umuryango wacu urwaye. Nibyo rata kuko nabonye uburyo umukobwa we yandikire bagenzi bari guhatana. Ugomba kubaniki. No kuri umukobwa we kambaraza kuryegukana. Yiyandikishe batamuha amahirwe ariko bari mu bayoboye. Aya kamoso wikina rwose ibyo ntabwo bisekeje. Nyina gute se? Hahise utaragira mu irushanwa suri kuvuga ko yandikiriye abandi mu majwi gute? Aha, hashize nk'ukwezi yiyandikishije. Singuwa se mubaze. Banyandikishe nabishaka. Jesus Christ of Nazareth. Ngo? Mu kwiyandikisha kwanjye nta bushake bwari buri. Ariko mu kwikuzaho bwaza. Hamagara kanyonga. Ese kandi wa mugabo niba sibishyano aso Nyaxo ari guhubuka. Umukobwa wagize amahirwe ari gutorwa ngo bamusibe koko. Aya mahirwe azabyara iki kindi kitarinda. Ariko yihinda ko abantu biyi minsi mwihutira gucira abandi urubanza. Kari akantu kabayeho kahita gatuma mwambika isura mbi rushanwa ryose. Ibyo nabwiraga papa nanjye rushanwa nzarijyamo nitwararika. Nyaxo umwana mureke rwose agerageza amahirwe ye. Kandi papa wibuke ko nanjye nari umwana ndi mukuru. Ikindi hagize ikimubaho inzego z'igihugu cyacu zikora neza yarenganurwa.
sawa ndakwemerera ukomeze. That's my darling. Ariko mu kukwemerera ndagutegeka ikintu kimwe. Umunsi wa finali byo kuba mpari n'itegeko, ahubwo ikindi kintu ngomba kuba mfite uburenganzira bwo kuza kukureba ahantu hose uzaba uri igihe cyose mbishakiye. Ako si papa uzansanga no mu rwambariro. Sinakubyaye hari icyo ntazi. N'abandi bakobwa se warababyaye? So bwana nkawe se. Ariko Nyaxo ibyo nta kibazo n'ubundi ababyeyi baba babyemerewe. Nawe muko byemere niba kuze gukomeza kandi bigaragara ko wari ufite amahirwe. Nta kibazo papa ndabyemeye. Ko numva wikiza nkaho ari ukubura kugira. Papa nabyemeye ahubwo na finali ni vuba. Sawa rero. Ranga. Se ndakurayo nimero z'umujajira. Papa ndazifite. Zifite gute atari nyokorome? Si papa so baca biyandikisha cyangwa basobanuza. Basobanuza ibimenyetso by'inda ni ibihe? Ni gute wayikuramo ese uvumbe wayihisha ute? Ako papa nukomeza kunira stress irushanwa washyikiye mu ngenda naritsindwa. Gutsindwa biragatsindwa na Nyagasani. Tuzanwe n'intsinzi hano. Naho rero mujaji muhamagara uramushaka. Muhamagara zihano. Maman. Oh Aisha, ça va? They never show you say the mumu. Maman. Ukosha, niwe bita nde? Nitwa Kid. Witwa? Kidamage. Ntago ari we witwa Kid. Oya. Ni Kidamage ngewe. Ko wagira ngo niho Kid rivasha. Oya muze, ni amazina biratandukanye. Nizere kuko amazina atandukanye ari nako imico itandukanye. Sawa. Uyu rero ubona hano ni ngese. Tujye mwirushanwa. Mwiriwe mwese, mbahaye ikaze muri kino gikorwa cyo gusoza irushanwa rya Miss Rwanda ryari rimaze iminsi riba. Uyu munsi rero akaba aribwo tugiye kurisoza ku mugaragaro tumenye uryegukanye. Uwo nayishasha. Aba mubona imbere yanyu rero ni abajaji bagiye kudufasha guhitamo uriwe nyampinga w'uyu mwaka. Aba bari inyuma rero ni imiryango y'abakobwa bari guhatana bakaba baje kubashyigikira. Namwe turabakiriye. Tudatinze rero igikorwa cyacu cyatangira. Reka twakire Judge Kidamage aza tubwire ibyo bari bugendereho uyu munsi. Murakoze. Murakoze. Igikorwa cyacu cy'uno munsi kiraba gitandukanyeho gato n'ibyagiye biba. Uyu munsi rero abakobwa baraza bajye imbere y'akanama nkemuramaka. Ntacyo bavuga kuko babivuze kenshi. Ahubwo uyu munsi ni ukumenya nimba bakomeza cyangwa basiga. Bivuze ko ari ukuza tukamuha pase cyangwa akayimwe bihita bituma ataha. Nyuma hasigaye abakobwa batatu bakomeje nibwo turatangaza ubaye nyampinga. Murakoze. Twakwakira umukobwa wa mbere. Mwana wanjye uratsinda babizi bakuje inyuma. Ariko abantu mugira umwuka upfubuza. Umuntu mubi kurira kumufana ngo bimari. Wawe mbari mwiza ze kuri twara. Bakwita? Nitwa Bero. Nyuma yo kureba uko wagiye witwara mu rugendo wanyuzemo rutoroshe, umwanzo w'akanama nkemuramaka n'uyu. Ntabwo ubashije gukomeza. Iri ni irushanwa ry'ubwiza si iry'ububi. Muko wumva nkubwire. Kandi wumva guri bukomeze. Ni ukuri nari bukomeze. Ariko nubundi ukomereje iwanyu. Waje niki? Naje na moto. Nawe wari ubizi. Yuba wizeye bateze taxi voiture kuko ari kuvuga ko amafaranga adahiye. Ariko wateze moto kuko wari ubizi ko ari shenyo. Wogira ngo wawe ntatinze kuza bakamunyoherereza iwabo. Amashyire y'abantu yonyine aratuma akomeza. Ngaye nakomeza. Mwana twigende ntabwo uzabura ikindi kintu ukora.
turabona ko atabashije gukomeza, tumwihanganisha tunamubwira ko ari aho ubutaha. Reka dukomeze n'abandi, turebe abanyamahirwe batatu bari buvemo nyampinga. Umukobwa wa kabiri yakwegera imbere. Abasoreya reba ari gukizwa na kayobe, kiriya gikaro gikomeza. Rushanwa siko bategendera ku ruhu. Umwanzo w'akanama rero nuko ko wabusa kose ko wakomeza utabashije gukomeza. nuko ndi gikarase wa mukobwa we ntagira irushanwa agendana ku ibara na rimwe ry'uruhu. Ni amahirwe make buri butaha bizakunda. Vie, nushanga ufitemo abana babiri. Kari kamwe sha none nako kavuyemo. None ukaba ugikora icyaha cyangwa utegereje gufana abandi? Oh my god. Yo nawe. Umukobwa umucisha mu biryo amavuta yarahendutse. Niyo mpamvu uri inzo. Isa simbero mu bundi gira ngo nkiri umwana sinari inzo. Singiyi foto. Yaha, turashize none. Nako nkiri mu nda ya mama sinari inzo suko navutse ari izuba ryinshi. Twakomeza akaza n'undi mukobwa. Witwa Arine. Dukurikije rero ukuntu witwaye igihe cyose irushanwa rimaze, umwanzuro w'akanama nkemurampaka n'uyu. Ubashije gukomeza. Wasubira mu rwambariro ugategereza finale. Murakoze cyane. Kariya kanyagwa karukutse gute na turiya tuguru? Twakomeza n'abandi. Hasigaye abakobwa babiri, tugiye kumenya uri bujye muri batatu bari butoranwe mu Miss. Umukobwa wa 19 twamwakira. What? Nase muze kuwagaza. Wiki, wese ko wicaye aho. Kindi umujyaje. Nanjye ndi umufana. Abafana sinagubona ko bagomba kuba bari hari inyuma. Iki cyerekana ko ariho bagomba kuba bari. Nuko ari abenshi bari. Noneho bwinshi bw'amafuti buyagira uko. Sibyo mvuze, ariko hano uri guteza icyugazi. Icyo cyugazi ni gituma ijambo ushaka kuvuga ridasohoka umbwire ndi kuvugira. Muko, mbere na mbere rimwe. Rushanwa rya Miss Rwanda, kugira ngo ibyo urabizi. Yego ndabizi. Amazina yawe ninde? Ariko mumaranye n'umuntu amezi angahe mutazi amazina ye? Papa wacu watuje ko tuzi ibyo dukora. Nitwa Aisha. Aisha rero, hagati yawe na mugenzi wawe hagiye kuvamo umusigara, muri batatu haravamo Miss Rwanda. Ibyo urabizi? Yego ndabizi. Nukomeza mugenzi wawe arabatashe, nutaha mugenzi wawe arabakomeje. Mwanzuro w'akanama rero n'uyu. Asamuze wande kuyi. Ubashije gukomeza. Yego sa! Yego mukobwa! Uyu mukobwa cyera byabisi. Yego sa! Imani yo mukobwa wacu. Baraguze uragusanga uzamumba. Tuzabuzwa ni kare. Tuzabuzwa ni iki? Yakomeje. Sawa. Genda ujye kumwe n'abandi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Abanyamahirwe bacu batatu barabonetse, tukaba tugiye kubahamagara mu kanya tugakuramo umwe uri we Miss w'uyu mwaka. Ariko mbere na mbere mureke tubabwire ibigwi byaranze amarushanwa y'ubushize.
duhereye ku ya mbere twagize amahirwe tubonamo abaterankunga bagiye batandukanye, ari naho twagize amahirwe tubonamo abaterankunga bavuye hanze y'igihugu, biyemeza ko bazishyurira abakobwa ingendo zose bazakora muri uwo mwaka. Iya kabiri, amarushanwa ya kabiri yo yabaye ku itariki 3 z'ukwa karindwi, yo rwose yabaye igitangaza kubera ko twabonyemo mwana bimeze bitwiteguye cya papa wabivuga ko ndi butsindwe pe. Nta kibazo mwana, upfa kuri wowe byose abwaga wabikoze. Reka tugeze umwanzuro w'abajanja. Ibaze 800 ku kwezi mbihombye. Twazashaka n'ukundi kuntu yabona. Nakuye umwaka bazajya bamuhemba miliyoni 5. Ngo? Nisi uri butorwe bazajya bamuhemba miliyoni 5 ku kwezi. Ukaba utangiye kuzana imikino ngo ufite ubwoba ko utaratsinda. Utese. Nyine papa, icyambere bagenderaho ni amajwi. Kandi muri aba 3 dusigaye nabaye uwanyuma mu majwi. Ikindi muri bootcamp ibikorwa byose twakoraga nabaga uwanyuma. Abo nageragezaga kurusha bose bavuyemo. Sigaranye naba kandi n'undi niba babaga bambere. Ikindi umushinga wanjye njya kuwutanga natanze draft nibeshye. Uwanyawe nari naraye nkubuze kandi hano niho bagiye gusomera imishinga. Ikindi cyanyuma kinarenze, aba judge nabonye nta kizere na gito bamfitiye ko baje muri bootcamp kandi umunsi baziyeho abo bakobwa 2 dusigaranye bitwaye neza mu bintu byose nta na kimwe gisigaye. Ibyo byose bikaba bivuze ikirere. Byanga bikunda ntabwo ndi bukomeze. Muri make ntabwo uzajya uhembwa miliyoni 5 ku kwezi. Arya ninde muri bari uyobora ishami? Niwe wambaye ishati n'akajire n'ipantaro wicaye hari imbere na kwandi watwakiriye ku miryango. Uratanga happiness aho ukira amadoga kanyabugande.